Haleluya, haleluya. Ndagusuhuje aho uherereye hose, nkwifurije umwaka mushya muhire muri izi mpera z'umwaka nanone, kandi mbifurije kuwusoza neza, by'umwihariko aho waba uherereye hose mu mpande enye z'isi, nkwifurije guhirwa n'Imana mu byo ukora byose. Haba rero ku bizihiza Noheli, haba ku batayizihiza, twese icyo duhuriyeho ni kimwe, ni uko Imana ari imwe dukorera, kandi nidukora neza izatugeza mu bwami bwayo. Ari nayo mpamvu nifuje yuko dusangira ijambo ry'Imana. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Turasoma igice cya 5, turasoma umurongo wa 12. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 12. Handitse amagambo avuga ngo, ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Reka twongere dusubiremo, ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Nifuje ko dusangira iri jambo muri izi mpera z'umwaka, cyane cyane mu gihe tuba twibuka ko Yesu yatuvukiye, haba ari ababyizihiza, ari abatabyizihiza. Icy'ingenzi ni kimwe, ni ukuba twemera Kristo. Iby'amatariki yavutseho si ibyacu byo kubimenya, kuko avuka ntitwari duhari, ariko icy'ingenzi ni uko twese twemera ko yavutse. Ikindi tukaba twemera yuko kugira uwo mwana biguhesha ubugingo. Nyemerera rero tuganirire ijambo ry'Imana mu kanya gato, tuvuge ku gaciro k'umwana, ahasigaye dusenge, dukuremo icyifuzo, tubwire Imana ngo uyu mwana nanjye ndamwifuza mu bugingo bwanjye. Haleluya. Iri jambo riratubwiye rero ngo, ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Reka tuvuge gatoya, iyo umubyeyi amaze kugira umwana, uko yumva amerewe n'uko yitwara. Hanyuma tuvuge ku myitwarire y'umuntu ufite umwana, y'umukristo ufite umwana, niturangiza dusabe Imana kugira ngo itwoherereze uwo mwana. Umubyeyi iyo umwana amaze kumugeramo, ikintu cya mbere kimubaho ni uko agera guhurwa. Hari ibintu byinshi ahurwa. Ashobora kuba yaryaga ubugari, noneho yajya anyuraho buri bukamunukira. Ashobora kuba yaryaga umuceri, yajya anyuraho umuceri bawutetse ukamunukira. Bishatse kuvuga ngo umubyeyi wese umwana yagezemo agira guhurwa. Reka rero uyu mwana agere mu bugingo bwacu, agire ibyo adutera guhurwa. Inzira mbi, ya mirimo ya kamere mu Bagalatiya hatubwira mu gice cya 5, bya bintu byose bidutandukanya n'Imana, reka uyu mwana dutere kubihurwa, noneho tugire kuzibukira. Iyo uyu mubyeyi yumvise ibyo bintu adashaka, akabitenda iruhande, agubwa nabi, umwana atangira gusimbagurika mu nda. Reka rero umwana wacu atubuze amahoro kubera yuko dutekereje ibibi, kubera yuko dukebereje ku bibi. Umwana dukebure asimbagurike, kubera yuko tumufite muri twebwe. Haleluya. Ikindi kiba ku mubyeyi, agira kurarikira. Ashobora kurarikira ibintu bimwe na bimwe wumva bitanashobotse. Hari abararikira ngo kurya urwondo, mbese umuntu ararikira ibintu bitandukanye. Ariko ikintu tuzi ku mubyeyi umwana yagezemo ni uko agera kurarikira. Rero natwe nimuze turarikira iby'ijuru. Hari umuririmbyi wavuze ngo, nkunda kumva amakuru yo mu murwa uri kure ahatagera ibyago. Aravuga ngo, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Arangije aravuga ngo, haleluya niko mvuza impundu. Nanjye haleluya rero ndarikiye iby'ijuru. Nawe mfasha twongere turarikira iby'ijuru. Uko umubyeyi agira guhurwa, iby'isi bimutandukanya na Kristo, nimuze tugere kurarikira iby'umusaraba biduhuza n'Imana Data wa twese. Umva ukuntu Yohana yabivuze
yaravuze mu gice cya 3 ku murongo wa 16 ari nawo mukuru muri Bibiliya. Yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero uyu kwizera uwo mwana twari turi kuvuga, twavuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Kumwizera byonyine bihita biguhesha ubugingo buhoraho. Murumva yuko ari byo yanditse mu butumwa bwiza, ari byo yanditse mu nzandiko yanditse, biragenda byuzuzanya. Hose yavuze ku gaciro k'umwana, yavuze ko kumugira biduhesha ubugingo. Niba rero mu buzima busanzwe umubyeyi ufite umwana bimutera kurarikira, akararikira ibintu kandi agashirwa ari uko abibonye, nimuze natwe turarikire kongera kunga ubumwe na Kristo, nimuze turarikire kongera kunga ubumwe n'Imana. Hanyuma nitubirarikira bidutere gukumbura inzira z'umusaraba, bidutere kongera kwegerana n'Imana. Waba uvuga Yesu, waba uvuga Yezu, twese tumurarikire bityo biduhuze na se, bidutere kuzinjira mu bwami bw'Imana. Icyo ni kimwe. Hanyuma iyo umubyeyi afite uyu mwana aritegura, yamara kwitegura akitegura uburyo cyazavuka, batangira gukangura ubwonko bwe akiri mu nda. Muri ya minsi 1000 batubwira kuva samwe kugeza agize imyaka 2 niho batangira gukangura ubwonko bwe kuva gisamwa. Rero bamara kumwitaho ari mu nda, bakanategura n'aho azaba n'ibyo azabamo, bagategura imyenda ishyushye. Niko abaganga batubwira, imyenda ishyushye yo gufubika uruhinja ku buryo rutagwingira. Hanyuma rero ni iki bivuze ku buzima bw'umukristo? Umukristo nawe aho kugira ngo dute umwanya cyane mu gushaka amavuta n'imiceri n'inyama tuzarya kuri Noheli, aho kugira ngo dutangire twishimire tubyine ibisirimba n'ibinimba yuko dusoje umwaka, dukwiye kwishimira yuko turimo twitegura mu mitima yacu, tukishimira yuko umwami Yesu afite ubuturo muri njyewe, nkishimira yuko umwami Yesu afite ahazaba. Yesaya yarabyanditse mu gice cya 66 kuva ku murongo wa 1, arandika ngo ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzuki kandi aho nzaba ni hantu ki. Uyu mwana w'Imana rero umufite kuko aba afite ubugingo, dukwiye gutegura imitima yacu kugira ngo abone ahaba. Aho guta umwanya mu gutegura ibitadufitiye umumaro munini, ahubwo duta umwanya mu kurimbisha imitima yacu, tumutegurira imyenda ishyushye yo kumufibika, ariyo mibiri yacu, kugira ngo ature muri twe. Yegeze abwira Abisirayeli bagiye kuva muri Egiputa, arababwira, Mose aramubwira ngo niba utari bujyane natwe ntudukure muri iki gihugu. Imana iramusubiza ngo nzaba muri mwe, nzagendera muri mwe, nzavugira muri mwe, nzakorera muri mwe. Ibyo nibyo bikwiriye umuntu wese ufite umwana. Nimuze twinginga ijuru turibwire ngo turiteguye muri iyi minsi, turiteguye, turifuza ko umwana yongera akagira uruhare mu bugingo bwacu. Umwana akagutera kugira ibyo uzinukwa, akagutera kurarikira iby'ijuru. Mu yandi magambo, uyu mubyeyi ufite umwana inshuro nyinshi aba ari kumukontorora, aba ari kumuyobora amubwira ngo kata hano, jya ahangaha. Natwe rero nimuze twongere dutunge uyu mwana kugira ngo atuyobore, atubwire ngo ibi bihunge, ibi biganemo, kubera yuko ni ibikangura ubwonko bw'umwana uri muri wowe. Haleluya. Umuririmbyi umwe yanavuze wo mu gitabo cy'indirimbo za Gipantekoti cyangwa z'Abaporoso, yaravuze ngo mukiza Yesu ntabara, kubera yuko abantu babiri bari mu mutima wanjye, umwe akunda undi agoma. Arangije aravuga ngo ndengera ndengera mwami wanjye ndengera. Natwe rero ari ikintu cyo tuzi ko muri twebwe harimo abantu babiri, ariko nimureke umwana agira agaciro ka mbere mu buzima bwacu. Haleluya. Hari undi wavuze ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba. Hari aho yavuze ngo ntago namenya imigambi ye, nta nubwo namwaka urufunguzo. Aravuga ngo nzi kimwe cyo, nzi yuko nkunda ubudasiba, ndi kumwe nawe rero nta kintu nzaba. Nawe kandi azuka yarabihamije, yaravuze ngo ikintu cya mbere nzanye ni ifunguzo. Arangije aranavuga ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi.
ngo ageze ikuzimu Satani yaribwirije aramubwira ati ndabizi nta kindi ushaka ni imfunguzo. Abantu benshi bakunda kuvuga yuko ngo yarwanye na Satani akamumena impanga, ariko igihe cyo kurwana nawe ntabwo cyari cyagera. Satani aracyakora, ntabwo araboshye, ariko ntabwo arajajangwa impanga ngo ayijanjagurwe. Rero icyo tuzi cyo ni kimwe, nuko uyu mwana niwe wicaranye imfunguzo. Ubundi Satani ntabwo ukingirana, ujye umenya yuko yegetseho Satani ntajya akinga imfunguzo, yarazambuwe. Niba rero turi ahantu Satani yadukingiraniye kugira ngo uyu mwana atagira uruhare mu bugingo bwacu, uyu munsi ishwekure, vayo nanjye mveyo, tuvuge ngo icyo dushyize imbere ni kimwe, ni ubwami bw'Imana. Icyo dushyize imbere ni kimwe, ni ukongera kumva impumeko y'ijuru. Ibyo ngibyo rero bidutere kuvuga ngo uko biri kose Imana nishimwe. Ndabashimiye rero yuko dufatanije kumva iri jambo ry'Imana. Hanyuma nyemerera, niba wumvisha agaciro k'umwana ku bugingo bwawe, niba wumvisha agaciro k'umwana, nanjye numvise agaciro k'umwana ku bugingo bwanjye, dufatikanye dusenge iri sengesho, tubwire Imana ngo icyo twifuje ni umwana mu bugingo bwacu, kubera yuko uyu mwana aragera kudutera kugira ibyo duhurwa, agere kudutera kugira ibyo turarikira, duhurwe iby'isi, turarikira iby'ijuru. Uyu mwana tubera umuyobozi, adukontorore, ajya dukebura igihe tugiye gukebana, maze abe muri twebwe rwose. Hanyuma kuba barimo bongera kwizihiza ivuka rya Yesu, avukire mu mitima yabo. Abatabyizihiza, icy'ingenzi ni kimwe, ni ukureba niba ufite uyu mwana akaba mu bugingo bwawe, yamara kuba mu bugingo bwawe akayobora umutima wawe, akayobora umutima wanjye, maze mu gihe gikwiriye, kubera ko nayobowe n'uyu mwana, nkaba ngenda mfite ifiyeri mvuga ngo nibitseho umwana mu bugingo bwanjye. Izina rya Kristo nirihabwe icyubahiro. Mana Data, twese turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye yuko ari wowe ugira icyo urema kandi ukagikomeza. Ijambo ryawe Yohana yararyanditse aravuga ngo ufite uwo mwana wawe niwe ufite ubugingo. Arongera arandika ngo kumwizera byonyine bihita bigukuraho kurimbuka, ahubwo bikaguhesha ubugingo buhoraho. Dukeneye ubugingo buhoraho kuko dutunze uyu mwana. Ngaho rero dushoboze kugira ngo imitima yacu ibonere, maze uyu mwana abone ikibanza mu bugingo bwacu, bityo biduhesha ubugingo buhoraho tuzaba mu iteka ryose.